bishoboka bite ko umuryango umwe ibaze umuryango umwe abantu benshi bakanaketse ko uri kwibere ngaho impanuka Nyarutarama mu Kabuga, ngaho ikibanza kigwiriye abantu, ngaho ikiriyo Nyakabanda, ngaho gufunga abasirikare bakuru, ngaho yamanuka, ngaho umuryango kuvuga ko impanuka ngaho imisoro, ngaho gusenya inzu, ngaho umukobwa kwiyamamaza, ngaho gushinga le salut du peuple, ngaho imisoro, ngaho guteza cyamunara, ngaho urupfu rw'umukobwa, wasanga kiri n'ibindi. Ariko ibyo urumva niba ari wo muryango wa mbere, ndumva nta wundi muryango no kwisi hari no kwisi nta muryango urabamo ibyo byose. So byaba bivuga ikirere ese umwihariko wawuturuka kuki? Ese tuvuga ko bwa budive bwabo bwaba buvanzemo n'ubupfumu, kuko abantu bakorana n'amagiri nibo bagira bene ibyo byago bya mufururizo. Nanjye ndi ku ruhande rw'abanyamahano ririya nishyano. Kubura umwana wa perezida ugasenya, kuba umaranye urugo imyaka 20 ukarusenya. Irindi shyano rero kuba hari abakwankuraje ngo baguha kongizi ngo urakoze gusenya. Twaba tugada habi. Nta nubwo ndabasha gusesengura neza uriya muntu wabivuze naranamwandikiye ntabwo aransubiza. Ntabwo ndabasha gusesengura neza icyaba cyaraje muri rya rugo n'inkubiri iri kuza, ariko ishobora kubifitanye isano n'ubutinganyi. Nta kindi kintu cyaba cyihishe inyuma y'ibintu aho abantu bageraho bakishimira ko ingo zisenyuka, usibye kura irimo n'amafaranga, kura y'ubutinganyi. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga Ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga Ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'Ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'Ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha Ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Yes, KAREGEYA Omar Pano twongeye kubana namwe, turabashimiye gukomeza kutwereka ko mudukunda, uko mukomeza kuduha ibitekerezo ku biganiro tuba twatambukije hano cyangwa ku metero tuba twatereye aha. KAREGEYA uraho neza? Uraho neza. Umeze ute? Yabana ndaho kabisa. Aha. Aho ni sawa. Icyumweru iyo kirimo hagati burya sinzi ko umuntu agisobanura hagati gihorana udushya byinshuro. Ejo nagiye mu nkuru y'ubuvugizi, nagiye kuri tele Masaka 19 ku Murindi kuvugana n'aba baturage. Uribuka abaturage baburanye basenyewe ku Murindi. Yego. Na 19
harimo n'akandi gace bita ngo niba ari Nyagasanga Nyakagezi. Yes. Baburana n'umujyi wa Kigali barawutsinda ubima amafaranga. Hanyuma mu mishi isi tuzi ko nari nabikomojeho ushaka kubihuza na Rwagasore baramushima pe. Mu bintu azira ira dossier nta yirimo ahubwo ngo yarabavugiraga. Ubwo rero ejo nagiye kuvugana nabo baturage urumva byageze naho bigera mu nteko ishinga amategeko abadepite bafata umwanzuro babwira umujyi wa Kigali ngo nutanga amafaranga. Umujyi wa Kigali ukomeza kwinangira n'amanyanga menshi. Amabaruwa ari confus, hari baruwa ya nyuma umujyi wa Kigali wanditse ubwira abaturage ngo ayo mafaranga ntayo twateganyije mutegereze ngo ariko munibuke ko icyo cyemezo cya uwo mwanzuro wajuririwe. Nta mafaranga mutegereze ajye muri budget twarajuriye. Abaturage bati tugezeyo dusanga nubwo bujuriye ntabwo. Ubwo ejo rero nagiye kubonana nabo live kuko ibindi byose nabibonaga mu nyandiko, umwe akampamagara ku giti cye, undi hari n'uwansanze mu rugo n'ibipapuro byuzuye mare, abandi bakampamagara ejo nagiyeyo. Nagiye mbonana nabo rwose abagera muri 5 kuri tele ku kiwanja. Mbonana nabo. Ubwo rero mvuyeyo twamaranye nk'amasaha 2 numva ibyabo, ikiganiro kizagicisha mu mpamo ku wa gatandatu. Hanyuma mpavuye njya muri ya parike yo mu mujyi. Ya parike yo mu mujyi ya Nyandungu. None ntagiye gutembera njyayo nk'umunyamakuru. None ngerageza kuyicamo bya bice byose uko byari bimeze. Ari muri Bambu, ari muri Jardin du Pape, ari muri Jardin Médicinal, ari muri Clinique des Oiseaux, ari muri Ponde ya Kivu ya Muhazi. Aho hose nagiye mfata amashusho nabyo tuzabicishaho mu cyumweru gitaha. Umunsi w'ejo wari surcharge umunsi wo kuwa kabiri. Nibaza ko aho nabashije guhumeka ari kuwa mbere ubwo nari nagerageje nabwo harimo n'ibisigisigi by'iminsi mikuru basi. Yego. Ngayo nguko rero muri make nuko tubaho, ntago turi bimanuka. Turi abantu nk'abandi kabisa. Turi abantu nk'abandi tubaho mu buzima nk'ubw'abandi. Yego. Ushize mu kiganiro twagiranye wenda reka bariho mpera kugira ngo nze kuza no kugera ku kitura gishinga uyu munsi kuko turaganira byinshi bigiye bitandukanye. Nabonye umukobwa cyangwa se umudamu umukobwa wa Museveni kuko nabonye ariyo profile nini yaratandukanye n'umugabo ariko ntibyavugwaho rumwe. Ndagira ngo uze kudufasha kumva ibintu ariko reka mpere inyuma gato yampere ku ma comment yo kukiganiro gishize wenda mfatemo make yamwe namwe kugira ugire icyo yavuga kuko ubwo twaganiraga twahereye ku kintu cy'uko abantu bikomye ko twasitse mu kiganiro ubwo twavugaga ku ijambo rya Adeline Rwigara, mama Anne Rwigara nyakwigendera. Ubisobanuraho ugaragaza ko ndakisobanura uracyaseka ahubwo ntabwo bakira. Twarabibonaga ati useka ababaye n'useka ashinyagura turabizi. Abandi bati ntugushanuka. Abandi bati hari uwo mbona wakwise komiseri. Wabona abo twabanye mu giskuti. We ntabwo uzi impamvu banyita komiseri? Amaye so tubana utanze imwa. Ngo ntuzi impamvu? Ya papa. Abo nabo twabanye mu giskuti. Ntabwo naguye ko muri secretary wanjye. Cyo ntabwo kizi. Yego ndabyibutse. Cyagihe aza warabivuzeho. Abandi bati vuguziga, abandi ati mwakabije. Ubona ko okay. Hari ukuntu byakira. Wivunika reka ngira icyo mvuga ku bintu. Icyambere ni byiza ko badukurikira babasha kugira bagatanga komanteri zubaka zibaza bakeneye kumenya kuko ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bumwe mu kwanaliza ikiganiro. Twize analyse littéraire, grammaticale, gusesengura umwandiko no gusesengura ibitabo. Ubu rero hagezweho gusesengura ibiganiro nk'ibi byacu. Cyo bisaba rero yavuze iki, yakoze iki, uko ndi kugira akakaboko. Hari icyo bivuga. Ntabwo abantu bose babishoboye, arumvira muri ekuteri, ntanakirebe, ntarebe geste zanjye. Niho hazamo na cyagitwenge. Reka wenda by the way ngira ngo zo komanteri zose zaje ku kiganiro zikomoka ku kiganiro cyo mu muryango wa Rwigara. Menyesha abantu ko sigaje part 2 yonyine uriya muryango sinzongera kuvugaho.
nabwo kandi nukuzategereza ko babimbwira ushobora no kuzavugaho nyuma iyo part tuyishobora kuzaza kera ariko byanze bikunze ubwo ndagira ngo nerekane isano iri hagati y'igitwenge cyanjye ntabwo nkora ikiganiro kuri uriya muryango nk'uri mu kiriyo uriya muryango ni special so sigaje kimwe ubwino bw'umwimerere bw'umwikamire nzabukoramo ikiganiro kimwe mpite nzinukwa burundu kongera kuvuga kuri uriya muryango kuko abantu barabimbwiye bati dore ufite abana bakigukeneye ufite donc umutekano wawe ariko nanone ese bikorwa mu yihe nyungu ifu kwereka abantu niyo mpamvu icyo cyanyuma ninkirangiza nzahita mpagarika nigere mu by'amatora yego kubera iki impamvu uriya muryango mutindaho nkunda kuvuga abantu bakeneye kumenya kandi nubwo umuntu aba agenda avuga aca iruhande abantu bakeneye kumenya ngo ni gute mu muryango umwe habamo ibyago bigera muri 5, 6, 7 icyarimwe fusha umusaza senya inzu funga imisoro gurisha uruganda urupfu rw'umwana mbese iyo nentereje abantu bakeneye kumenya ngo biriya biba kubera iki nicyo gisigaye buriya ntabwo ndabivuga nicyo gisigaye buriya agenda aca iruhande muri pati tuzakivuga ya bo buretse babimbwire good icyo ni kimwe icya kabiri rero impamvu rero igitwenge cyanjye abantu batandukanye okay tujye muri analize dusesengure hari igitwenge cy'urumenesha hari igitwenge gisanzwe hari no kumwenyura ibyo byose ntabwo bisobanura kimwe so mu gifaransa hari icyo bita aricyo bita rire hari icyo bita sourire hari icyo bita moquerie I think mu cyongereza ariyo twakwita smile laugh hakaba laugh ngira ngo nayo yafata impande zombi ibyo byose ntabwo byexprima ikintu kimwe abazi rero imisekere ntabwo kurira guseka si ugushinyagura si ukwishima mbaseka wenda reka mere nka Samusoni abwira Delila intandaro y'imbaraga ze bakarinda bamwogosha urimene jewe burya ngira ngo ni Charles de Gaulle niwe wavuze ngo useka nyuma ntaba yumvise miningi y'igisetswe so rero nanjye ngiye ninjye wa mbere mbanze iminingi y'ibyo nsetse abo mbwira nabo bakabireba bo bakagera bagafata n'umwanya niyo mpamvu bitiranya ibisetswe icyambere nseka ku bintu bitangaje ibintu bitangaje ibintu bitunguranye ibintu bitavugika ibyo ndakwenkwenuka bazabirebe nseka ngeze ku kantu so nukuvuga ngo igitwenge giherekeza amagambo hari ibyo mba ntabashe kuvuga mu magambo nkagira amajetse cyangwa guseka ariko franchement ntabwo ndi umuntu washinyagura ibyago ndabizi ibibazo ndabizi ariko seka nko kuvuga ngo how bishoboka bite ku muryango umwe ibaze umuryango umwe abantu benshi bakanaketse ko uri kwibere ngaho impanuka Nyarutarama mu Kabuga ngaho ikibanza kigwiriye abantu ngaho ikiriyo Nyakabanda ngaho gufunga abasirikare bakuru ngaho yamanuka ngaho umuryango kuvuga ko impanuka ngaho imisoro ngaho gusenya inzu ngaho umukobwa kwiyamamaza ngaho gushinga le salut du peuple ngaho imisoro ngaho guteza cyamunara ngaho urupfu rw'umukobwa wasanga kiri n'ibindi ariko ibyo urumva niba ari wo muryango wa mbere ndumva nta wundi muryango no ku isi hari no ku isi nta muryango urabamo ibyo byose so byaba bivuga ikirere ese umwihariko waba uturuka ku ki ese tuvuga ko bwa budive bwabo
bwaba buvanzemo n'ubupfumu kuko abantu bakorana n'amagiri nibo bagira bene ibyo byago bya mufururizo kwa kundi reka bifatira aho wenda hari kumwe umuntu aba ari nk'umukire ariko afite imana afite atajya muri bizaza ibigirwamana senga kubera ibigirwamana abye aho birashoboka ariko mu Rwanda nta bihaba bikunda kuba mu bihugu duturanye nka za Uganda nyabona benshi bagira nk'ibibazo byo kubyara abantu b'amadebire oya hari naho buri mwaka bagomba gupfusha igitambo hari company imwe ifite inkomoko i Bugande ariko ishobora kuba ari y'umunyarwandakazi yari ifite amabisi yakoraga transport buri mwaka hagomba kugira ihirima hagapfamo umuntu urabyumva iyo company iza no gushinga ishuri mu Rwanda ubwo hatapfuye umugenzi hapfa umunyeshuri cyangwa umukozi ariko ngo birabyanga bikunda yabaye umukozi yapfuye mpibereye turi gukosora 2010 dukosoraga history bana umukozi yaradutekeye ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri bati ibyo urumva ibyo byago by'inkurikirane rero bidashingiye kuri iyo myemere y'ibigirwamana haba hari ikindi icyo kindi rero nacyo ntabwo nzakivuga mu izina ariko tuzatera imetero nibura abantu bumvemo gake abumva bumve so nta kindi so rero guseka egare kuvuga ngo kuki biba kuri uyu muryango kuki bitaba kuwa Jarasi guseka bajye babyakira kandi bishobora kuba kuwanjye siseka bajye babyakira cyangwa kuwa Jarasi nkumva ari bisanzwe impamvu seka ntabwo bisanzwe ibitangaje ibitunguranye ibitavugika ibyo seka kuriya ariko ntabwo bizi turi kumwe iyo turi gusangira akantu ese seka kuriya oya kiriya gitwenge mwakita ngo ni riruver kiriya gitwenge gifunguye kabisa gifunguye ntabwo ari ibyishimo ntabwo ari umunezero ni ukwexprima ko ibi ntibyumvikana ntibinavugika mu magambo make ni ubutumwa abandariza bajye bareba ibyo ntabwo nashinyagura ze kubera iki byago nanjye byambaho ariko hari n'ibyago biba kera ari umunyarwanda mu kinyarwanda bavugaga ngo ibyago bishobora kuba ku nkongoro ukumva ntibisanzwe ariko byaba ku kimonyo ugasanga ari ibisanzwe ibyaba ku kimonyo n'ibyaba ku nkongoro ntabwo bifatwa kimwe ibyo ku nkongoro wabiseka icyo nicyo ikimonyo ko kigenda mu muhanda kuba cyakandagirwa ari umunyamaguru ari inka ari ihene ari umunyegare ari imodoka ikimonyo gihora kiri expose kuba cyakandagirwa ariko nukandagira inkongoro ihora mu kirere ni inkuru rero yigeze ugomba guseka sibyo se biba bidasanzwe how come inkongoro ikakandagirirwa mu muhanda ni ibidasanzwe bati kumbe wize TTC Bicumbi oya barambeshyira ntakitiranye ibintu ririya shuri inyubako ni zimwe ariko ayo mazina rekata yabanje ari NP Nzige muri 83 uwo muntu niba yarahiza nabyumve yabanje ari NP École Normale Primaire Donzige muri 83 bigeze 87 ihinduka groupe scolaire Bicumbi ko harajemo izindi andi ma section notamment lettres na biochimie yabaye TTC ejo bundi nyuma ya bibiri so ikigo ni kimwe ariko iryo zina siryo uyu wavuze ngo inziye kwa Gaspari we yego vara akira uzamubwira ko namukoze mu ntoki kwa Gaspari yewe nize kwa Gaspari okay Gaspari yaje ngeze mu yaje ngeze nko mu wa kabiri yego twasanzwe witwa Mpumibiva haza Gaspari haza Pierre Claver w'Imana ashobora kuba nahari Gaspari yarapfuye na Mpumibiva yarapfuye witwa Uwimana Pierre Claver ashobora kuba ari mu bice bya Zaremera Rukoma yego abo ni abadirecteur banjye ati ubwo banana abariho banana basuhuza ariko ubwo Claver niwe nzi uriho uwitwa Gakeri ati Yosefu atubwire Karegeya ko Fidel aba muri USA Fidel twamaze kubonana twaravuganye turimo turavugana neza rwose n'umuntu twiganye nubwo cyari igihe gitoya ariko nibyo mpamubwira twize session speciale amezi abiri ariko
haba twageraniyemo ubushuti bukomeye n'abantu benshi kubera situation yari ihari, yari periode ikurikira igihe cyabuze urukundo. So noneho duhura abantu bamaze amezi twahuye mu kwa 10 mbese guhera mu kwa 4 nta rukundo rwigeze rwigaragaza. Bana maze sukuru kabisa, wamenyanaga n'umuntu iminsi 2 ukagira ngo mumaranye imyaka 5. Wow. Nuko n'abandi benshi kuko urumva urimagina ko icyo gihe hari abantu batashye bagahita bashinga ingo nabo bavanye ku ishuri na nubu bakabakibana. Uza amakupure yavuye aho ngaho kandi yose benshi aracyari kumwe agera kuri 20. So rero naho ngaho abantu twiganye i Nyanza Kristuwa muri session spéciale harimo n'umudamu wa mugabo n'abandi. Ati komeza wibere ngura inzira bitwaye iki? Ati ariko siragurika yaba nayiguraga nkayibona iragurika. Inzira iragurika akunda kababajije mwese muzasubiza iragurika. Komeza. Okay. Ati uwo muhungu nawe nsigaye numva yari haye guseka ntabwo ari byiza pe ubwo ngira ngo ninge. Ati uyu munyamakuru muramurenganya niba asubiramo ijambo ry'umukecuru yavuze ikosa afite ni voilà. Ntabwo nari ku kiriyo nari kwanariza ijambo ryavugiwe mu ishingura. Yego. Ibintu biratandukanye. Bati murakoze Mr. Karegeya uyu nguwe yavuze kuri matora. Ariko by the way nubwo nasekaga nuriya mukecuru aho yabivugiraga muri sale bamwe barasekaga. Yego. Ariko je si nta gusetsa ibyo yavugaga nge mbasetse uburyo. Yego. La manière kabisa. Murakoze Mr. Karegeya amatora narangire vuba wenda abanyamakuru barenganurwa. Iyo narayibonye ariko nta oya ibyo nta icyo ntago nagisubiza ariko nta nabo ni bisanzwe. Abanyamakuru n'abanyarwanda bagize societe. Ariko se hari umunyamakuru afunzwe mu izina ry'amatora? Sibizi nyine amatora ubwo ni nko kuvuga ngo ni nko kuva wenda ko mu matora babangama babadohorera cyangwa simbizi. Ariko icyo nzi cyo benshi bafite ibyo bashinjwa byaba byo bitaba byo simbizi. Ibyo ni iby'umucamanza. Dore nibyo nakubwiraga ejo bundi nifetera anniversaire k'umudamu 49. Bamwe bati kutategereje ngo 50 yuzure. Ni yuzura nzongera mbikore. Ariko nabwirwa n'iki ko izuzura mara. Hari ugera iby'imbere. Umuntu ashima niyuzura tuzakora indi. Niyuzura duhari tukiri kumwe tuzakora indi. Ariko ubwo nyine twabikoreye aho tuboneye. Okay. Ati nkunda analyse zawe bwana munyamakuru komerezaho. Tumuceceke muvuge ibya politike mureko umubyeyi yakora ikiriyo ejo rimwe. Ejo nitwe muri iyi sidasakaye. Turasoreze kuri izo. Isi ntisakaye nanjye ndabizi. Naho nanjye ubwanjye aho ndi ntisakaye. Ibyo ariko noneho urekerezo ngizo. Reka babwize ukuri bantu banjye. Ntabwo bijya binkanga. Niba narabonye abitasakaye ese abo mvugaho. Iyabo yagobye kubidanangiye ahubwo itsakaje beto. Cyane. Nibyo navuze ariko ubwo unizere ko abo navuze banyubije. Uragereranya inkongoro n'ikimonyo. Nibidasakaye ku nkongoro ku kimonyo ku kibigutangaza. Ako kantu nizere ko abantu bakumva ari. Ndi kukumva nge. Nizere ko badukurikira. Ndabona hafi yabo. Wimbwira ngo isi ntisakaye kubera ko nabakagombye kuba bafite isi isakaje beton. Baravirwa. So Karegeya huizi Karegeya. Ibyo ntabwo bijya binkanga. Dore mbabwiza ukuri bantu banjye. Kuko by the way abo batanga commentaire ikiganiro baba bacyurebye. D'abord babanza kuba abantu bacu. Ikintu gishobora kunkanga muri buno buzima ni ikintu kibaye kuri Karegeya bwa mbere. Ariko ikigeze kuba ku wundi kikaza kuri nge. Sibyo? Uramukecuru yaravuze ati nisubira Kigali bizambaho ntimuzarire nanjye kuri Karegeya ntimuzarire. Keretse nimubona ikibaye kuri Karegeya ari we wa mbere kibaye. Kiri umwihariko. Kandi ntabwo bishoboka. Kuko nanjye ngira uko ngenda. Ngira uko ngenda buriya abantu baba bimbwira ati gira gutya buriya za kirazira zo mu Rwanda nzi control ndayizi. Haraho utakora haraho wakora. Ibyo shira haraho ushobora gukora nabi. Ariko icya kabiri mu bantu basaba imbabazi ndi mu bambere.
nuvuga ngo mbimenye ko ari byo wampamagara wanyandikira message wavuga uti vanaho ikiganiro wavuga uti kora ikindi 0 minute nta kunanizanya nta mugaga nta unkoresha nije nikoresha kuba mbivuze nuko nzi ko nabikora buri iyi bibazo nizere ko ntabafashe topic yindi dore ibintu ushobora gupfa nazo inzego gukoreshwa n'abandi noneho ugakoreshwa n'abandi ku nyungu kandi abo bantu batavuga rumwe n'inzego cyo ni kimwe kitababarirwa icya kabiri gukerensa ibyabaye jenoside yakorewe abatutsi ibyabaye muri 1994 kubikerensa ijambo gukerensa mvuze rivusobanuye byinshi kubipfobya kubigira brage kubyita ukushaka aho naho egekaho icyo cyagukoraho aho no kwegekaho aho menya ho no gufunga so kwegekaho cyangwa gutesha agaciro uburyo jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe ibyo bintu rero nemera ko naho nasitara direct gusa imbabazi ntabwo ari ngombwa ngo umpamagare oya message are direct ibintu rero ibintu biteranya abantu n'inzego biteranya abantu nazo harimo ibyo gukorana ubwo navuze ubundi bo abakoresha terime ziremereye babyita gukorana n'umwanzi ariko nukuvuga ngo gukorana n'uwo inzego zidashaka ibyo rero ubibona kare si imyaka shaho imyaka ni y'ubusa abantu rero bafite impuwe bafite iki ngewe ntago navuga ikibuga ntawe ukimetiriza bambabarire ikibuga ntawe ukimetiriza isaha n'isaha nanjye nanyerera cyanyererana nkagwamo ariko mba nagerageje banagerageje ibyo kuba hari umuntu wabwira icyitwa cyo gukorana n'umuntu udakorana nazo byo ibyo namaze gushyiramo akamenyetso yego ntibishoboka habe namba kuba bashukisha amafaranga twarayakoreye urumva tutegereje pension zacu twashukisha amafaranga ameze gute kandi icyo gihe bahita bakubona urabyumva uko amafaranga aza burya uza abantu bita ngo ba security officer mu mabanka ntago bashinzwe umutekano ntago barashinzwe gusaka nabashinzwe muvoma do konti uko amafaranga aza yaje kuri konti yawe hari abantu bashinzwe kumenya ngo avuye kuri nde hanyuma bakamenya ngo yakoze iki niba arakaraka ka transaction nikubitiye bakamunyohereza amadolari 3,000 ibyo ntago nabipfa nazo ndavuga inzego ntago nabipfa nazo kuko kontra ya transaction irahari ibaho ariko niba uca gutya guhubu igihumbi wadi limit igihumbi cy'idolari iryo cupa ry'igihumbi none ikindi cyumweru igihumbi ukagira ngo ntibabireba bayidewe nta mazina ndi buvuge ariko iyo baje mu rugo bagasanga munsi y'igitanda aruzuye bagasanga mobile money iriho miliyoni wenda 5 bagasanga konti iriho amafaranga utasobanura ntago icyaha ntabwo ari cyo kuba utasobanura umutungo kuko ntabwo buri wese abari muri iyo kategori ariko hagomba kuboneka so rero ngewe vraiment ndagerageza ibyo bintu byose ndagerageza n'ukugenda kumagi hari ibyo dakinishwa hari umwana ngo akina ya nyina ariko ntakina na yase arewe kandi yose nabirabi abantu bafite impuwe niba cyane icyo ngicyo ndi umuntu usaba imbabazi ndi umuntu urinda intambwe zanjye ndi umuntu ushobora kugwa mu ikosa nzi n'uburyo nabigenza bajya bambwira ko bandi zibanza kubahamagara yezi mpamagaye rimwe gusa yawa inzego na channel nayizi na channel nayizi ndavuga inzego nyine na channel nayizi arewe ahita ajya guhinga amateke ngewe so rero abantu ntibafate nk'umuntu w'umwiyahuzi w'igiharamagara w'igihazi ndagerageza niyo numva ni mu gihugu cy'impumyi kajisho aba ari umwami ndagerageza nkaba kajisho ariko nanjye arewe
abantu no kugira ngo batuze abanyandikira bambwira ati wakwitonza ukirerera abana ariko no ntabirenze rwose ariko ni nkuri cyanyuma bizabirangiye nshobora kugikora mbere y'amatora cyangwa nyuma yayo ariko nzagikora Okay, ntacyo ngira ngo ibyo ngibyo byo bigiyeho umucyo ahubwo wenda nagira ngo uze kutwitereraho imetero gatoya duhe n'amasomo amwe namwe dukwiye gukura mu bintu. Divorce yo irasanzwe ibaho ariko ku mwana wa perezida yabaye inkuru nyine kuko ntekerezo nyine ko ni public figure ko umwana wa perezida egare kubazwi ndetse urebye n'igihe urugo rwe rwari rumaze bari rurambye. Yes, ubwo ari we igihe bari bamaze. Nawe urumva ko umaze kubimenya. Kabisa. Divorce ya Diana ikigira inkuru. Nuko ari umwana wa perezida akaba ashenya urugo rumaze imyaka 20. Icyo nicyo kigira inkuru. Naho ubundi divorce rwose kurangura basa neza. Icyo ibyo rwo busesenguzo ufite. Nabonye rero ari ikintu kitavuzweho rumwe. Ariko mu kutavugwaho rumwe hari n'abavuze bati rwose ati iyi ni success ku mugore ati ibi ni byo umugore agomba guharanira uburenganzira bwe abiyita feministe bivuga gutyo kuko nabonye ari bo benshi bari kujya mu ruhande rushyigikira ko kuba byabaye ntacyo ariko abandi bati iri ni ishyano kubona umwana wa perezida utagize icyo abuze iki asenya. Nanjye ndi ku ruhande rw'abanyamahano ririya ni ishyano. Kubura umwana wa perezida ugasenya kuba umaranye urugo imyaka 20 ukarusenya. Irindi shyano rero kuba hari abakwankuraje ngo baguha kongizi ngo urakoze gusenya. Twaba tugana habi. Nta nubwo ndabasha gusesengura neza uriya muntu wabivuze naranamwandikiye ntabwo aransubiza. Ntabwo ndabasha gusesengura neza icyaba cyaraje muri ruriya rugo n'inkubiri iri kuza ariko ishobora kuba ifitanye isano n'ubutinganyi. Nta kindi kintu cyaba cyihishe inyuma y'ibintu aho abantu bageraho bakishimira ko ingo zisenyuka usibye kura irimo n'amafaranga kura y'ubutinganyi muri rusange. Kura y'ubutinganyi kuko irimo amafaranga bashobora gukoresha abantu benshi. Nubusi wambwira ko urugo rw'umwana wa perezida ntabwo wakubita umukobwa wa perezida ngo rwose ngo ntibimenyekane ntibarindwa se uko bita sindi umukobwa wa perezida ntaba afite uburinzi uko bita sindi bubishyire hafi aha barasabiriza se basaba umunyu yaraburaye uko ari we n'igihe bamaranye yakubita ntabwo biri buspe kuza ubwo se umugabo yagira ingeso ayadukanye bamaranye imyaka 20 hanyuma se niba hari izo yihanganiye ku cyumunsi bwo atari kwihangana hari ikindi kibiri inyuma kuko ni igisebo ku mwana wa perezida na perezida ubwe ku mwana wawe yasenya urugo amaranye imyaka 20 hashobora kuba harimo izindi mbaraga. Harya Uganda batoye itegeko rivuga guki kubatinganya Museveni ko numvise yari kajijera no muri Ghana none byabanza mube bakajya kugira ngo bamurebe nyine niba yahana niba ryategeko rifite agaciro rukapa ko bamubashije bira bintu urabibona icyakabiri reka nkubwize ukuri kuki umwana wa perezida yasenya akabishyira mu ruhame. Inzu y'umwana wa perezida ishobora kugira ibyumba nka 12 ugiye mu cyambere undaba mu cya 12 ntaho mwazahurira. Ushobora kugira jaride yawe nibaza ko mu rugo rw'umwana wa perezida cyangwa mu rugo rwa perezida haba ari jaride y'abana na salo y'abana y'abakuru. Ushobora kugira jaride yawe na salo yawe n'igikoni cyawe n'undi akaba hirya mukabiceceka. Cyokora yavuze ko yaramaze imyaka 2 n'ubundi abicecetse. Kuki byagiye muri public? Ariko we yavuze ko ngo yabikoze yari yararetse kubivuga kuri protection y'abana be. None se ubu bakuze ubundi se yabireka ubundi yabireka kuba icyatumye abishyira muri public n'abandi bakabisamira hejuru mu metero wowe ni uri kureberamo propaganda. Yes n'uburyo byahise bisabirwa hejuru cyo ni kimwe ariko abantu bishimira ko urugo n'umushinga uvunana buriya byahise bintera ntuza challenge
uribuka ko ejo bundi narimo mvuga nti mudamu wanjye tubana imyaka 23 nkaho nsa n'uwikomanga ku gatuza ko byaragiye naho ko urumva niba Karegeya akavuga umukobwa hanyuma umukobwa wa perezida we mu myaka 20 ari gusenya ubwo nanjye naba mvuga ngo wasanga nanjye ndimo nibeshya ariko ntibikabe iwanjye kuko iwanjye dufite uko twihanganirana kandi nabwo ni force yo hanze nabariya ni force iturutse hanze urugo ruravuna kurupanga ruravuna reka tujye muri detaye byonyine mu bakobwa 3 4 5 muba muziranye guhitamo uwo mubana ni ikibazo n'umukobwa nuko hanyuma kugira mufate umwanzuro wo kuvuga ngo tuzabana akarabata ni ikibazo mugatumira imiryango abatega indege abarara amajoro abatwerera mugahera saa 2 ngo ni dote mukageza saa 5 z'ijoro ngo nugutwikurura wavunnye abantu 500 iyo fagitire wayiguha umuntu usenya wamuha iyo fagitire uwaguha iyo fagitire ntabwo ari fagitire y'intwerano n'umubyizi w'umuntu yes umuntu waje wawe uwo mubyizi kwa 5 nimugoroba abahungu bakarara suware bari mu mirimo umuhuro kwa 6 bakirwaho nta uhumeka ungaca caha kwa 6 mukirwa muri ibyo ngaho kwa padiri ngaho ngaho mu murenge nimugoroba ngaho suware ngaho reception ngaho suware ngaho gutwikurura abantu kabaraza amajoro ushenye urugo bagombye kuguhira fagitire yose apani y'intwerera apani iri materiel niyo time ni watubiye abantu 500 bakamara amasaha 18 wawe isaha bakayibarira 5 oya byaba ari byinshi none isaha 5 tubara umubyizi mu masaha 18 biraba 90 kuba n'abantu 500 wari watumiye nyuma y'ibyo rero wongereho dépense izawe intwererano iki warangiza rwasenyuka abantu bakagwa konguzi pe gusa umuryango wabugana hehe inyama buretse reka mbivuze uzabibona nta kindi cyasenya imiryango ikomeye nk'iyo atari yo propaganda kandi kuri Museveni we ni ikindi kintu uzasanga aribyo bigiye mu itangazamakuru umugabo we yabaye ntuza bati wenda uriya muryango uvugweho ibyo bintu byo kwikundira abaryamana bahuje ibitsina none bibe bivuga ngo bije mu muryango wa Museveni ari we watoye itegeko abo sinyira bafite n'umukobwa wideclare gaho umukobwa wideclare kabisa ni kampanye ikomeye noneho rero urumva rero gufelicita umuntu bashenye urugo ni ngombwa urugo ni couple ni nka company nuvuga ngo company imaze imyaka 20 irarindimutse aho kugira ngo abantu bahurure bajya kunga wa muryango bavuga ngo komerezaho mwana wacu ndashimira abagore b'intwari uriya mugore ntabwo ndamuvuga izina kuba ko dufite ukundi kuntu tubanye ndimo ndamutumira mu kiganiro kandi iyo turi kumwe hari igihe tujya guhuza akankurura cyangwa nkamukurura niyo mpamvu nari mumuvuga izina nta kipfa nawe ariko ntabwo rwose abantu bashenye kampani maze imyaka 20 ugafelicita abibiri abitatu nabyumva wese babikoze mu buryo bwo kumuhumuriza gute kumwumvisha ko ntacyo azaba kikise mu mwaka wa perezida biki abiki nyine kuba urugo rwarasenyutse ubuzima bugomba gukomeza ese kuki asenya ariko ziriya shusho kumubana imyaka 20 ufite umwana w'imyaka nibara 18 wabaye majeur abo bana mu isura yabo bana ya passe a feliciter ntabwo simbona icyo wa feliciter muri ibyo bintu ni ibyago nakaga kaba kaje mu muryango usenya bundi kera wenda biranishyano tout simple nishyano umuryango wa perezida ukabamo bafite n'uwidekaraye mu rugo rwa perezida harimo umwana rwose weruye w'umukobwa yewe none undi gatanye urumva ibyo ni ugutesha agaciro ubu perezida nyine none niba perezida ko abazwa iba mu gihugu cyose n'imiryango mizima ko ari we ibazwa azajya ajya kwigisha ngo mubane neza bati wabibwiye umukobwa wawe bakobwa mushaka abagabo wabwiye umukobwa wawe akamushaka icyo ni ikibazo gikomeye cyane
kirakomeye pe. So ejo niriwe ngenda mbaza abadamu bandi uko babibona ibyo bintu, bamwe bakavuga ati ni ishyano, abandi twumiwe, hari n'abanyimya amakuru nabo ntari buvugira ahangaha, hari abifashe ngo tubaze nyir'ubwite, ariko ono pe no pas communiquer, ibyo bintu ni principe baho muri renseignement. Uwambwiye ngo nyir'ubwite niwe wabisobanura, nawe afite ahandi ahagaze, abyamagana yari guhita mbwira, niyo ni message arewe iyo abari ubyamagana, ababyamagana bose baravuga ati bahita bajya bifashe ku noneho undi warambwira ngo baza nyir'ubwite, nabwiye ngo nyir'ubwite niwe wabisobanura, ariko nagwaza ngewe wowe wamaye commentaire yawe, araruca ararumira, ibyo nabyo bifite icyo bivuga. Ndinde wo kumuvuga oya nago nabavuga sigaye mvuga abantu bikarabura, ari no navuze bushize nago abantu nzajya mvuga bake ni muri ubwo buryo ko ni suruse zanjye nazo ngomba kuziproteja, nibyo aha. So rero ni ishyano ku bantu turi kuvuga ngo umuryango utekanye, tukaba twifitemo abantu ba Felicita bashenye, urumva no guca intege n'abagiye kuzubaka, ni no gutinyura. Ubu nuvuga ngo ushobora kubona undi mugore uyimariye 20 n'umugabo ati nanjye ngiye kurusenya, ati ibintu biba ku mukobwa wa perezida ngewe ndinde wo kutabikora, nihangana nte n'umukobwa wa perezida yarananiwe yaha shyano n'amabara twikomereza. Amakaro meza ni kwikarupura zari bizi Iremera imbere ya gare uciye munsi ya station, babahamagare, bafite rangete gypsum barangi avanze neza, bahamagare kuri 0782 83 850 cyangwa se bakuvugishe kuri nimero yawe bwite, ubashe kuba wabarangira. Ntago ndava kuri iki kintu kijyanye n'iyi nkuru y'umukobwa wa perezida, kubera ko mu minsi ishize hari inkundura yabayeho ya Feminism kuri Twitter. Ubwo ndi kubisanisha niba mpamvu nakubajije nti ese urabona iki kintu mo umwuka wa feminism feministe cyangwa ubundi feminisme, reka nkwereke wenda tubyihorere ayo makura. Ubundi hari umuntu normal, hagati y'umuntu normal n'umutinganyi n'abahuje ibitsina, hagati harimo abafeministe n'abamasculiniste. Ni nk'ikiraro. Umuntu yakubwira ngo ca amazi umugabo, ubwo arakubwira iki se? Arakubwira ngo jya mu bagore kandi uri umugore. Umuntu yakubwira ngo witesha agaciro umugore wawe, mubyarana mubana imyaka, uri ngo kubwira ngo dore abagabo. Icyo ni ikiraro my dear. Aba masculiniste n'abafeministe ni ikiraro gisenya abashenya umuryango muzima, bambukiraho bajya mu butinganyi. None kandi ariko wabyihoreye ari guhirimbana ntushire oya guhirimbana, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu turazizi, ariko bo nuguhirimbanira ko umugore ajya hejuru y'umugabo. Ntabwo ari uburinganire. Attention muri mije profe nta departement ya feminisme wasangamo. Oya iyo ntayo uzasangamo y'uburinganire, wabyumvise. Ariko feminisme ni hejuru. Feminisme égal kuvuga ngo femme au-delà de l'homme. Ntabwo wabyumvaga? No, ntabwo abafeministe ari abantu ntabwo ari abagenderiste. Gender ni ukuvuga ngo abantu kuba feministe ari hejuru. Nuba rero ngo uwabaye feministe bikamurenga, tendance no kujya gute? Tendance no kujya kwigaranzura umugabo, cyangwa akaplayinga role z'umugabo. Witwa Keminike kuri Twitter yaranditse ngo biravuga ko babyita ubugare. Reka nsome no tweet. Witwa Keminike yavuze ngo biravuga ko abafeministe hafi ya bose bakoze divorce. Abandi ngo zabo pa bose benshi yavuze ngo hafi ya bose, hafi ya bose nibyo. Abandi ngo ingo zabo zarahirimye, ziri ku manegeko, bari muri process ya divorce. Yego. Abandi bataye abagabo ngo bibera mu mageto abage. Ubwo cyo nakubwiraga se abagese si ya ntuza ya kategori ya nyuma. Feminisme ni ikiraro
kiri hagati y'abantu bazima na babandi bita bazima. Abantu bazima ni ababaho uko Imana yabitegekanyije, umugore akabana n'umugabo. Iyo rero icyo ni ikiraro kivuga ngo uvuye mu bazima arajya muri bariya, niyo tendance nta kintu. Kuko urumva ejo bundi bimaze kuba, numvise nari mpamagaye ambwira urugero rw'abantu bagiye muri bridal shower, abagore bari kugira inama umukobwa ugiye kurushinga. Noneho umugabo umwe muri abo bagore, umugabo aramuhamagara, sheri uri hehe, ugeze hehe ko abana batangiye gusinzira, iyo nama yanyu irarangira ryari? Bisanzwe byo kubaza raporo kontrandi umuntu mubana mu rugo mufatanyije urugo. Bagenzi bahita bavuga ngo izo nizo stress, va ivan hiyo stress mukupe bumburuke. Ngaho unyumvira izo nama imbere y'umukobwa ugiye kurushinga. Umukobwa wumva bagenzi be bari kubwira mugenzi wabo ibyo, azagerayo umugabo natinda gutaha nazahita avuga ati toka. Si n'umuryango ugomba kugirwa n'ubwihangane. Warukomeje. Yego, nabonye hari comment nyinshi bagiye bamuha bati ariko harabagarutse ku kintu kijyanye na depression. Ubwo ndagira ngo tugihuze n'ubundi na case study yacu twari dufite. Hari bashobora kuvuga ati nubwo turi gutekereza ibyo byose mu metero turi gutera, ko ati umukobwa wa perezida yagize ibintu bimutera depression. Hari n'abavuga ko iyo depression ariyo abantu biyambika mu ishusho y'ubufeministe. Nawe niko bibona? Depression bisaba ubushakashatsi, bigasaba n'abahanga, ariko reka nkubwire n'ubundi abafeministe ni kenshi ujya wumva umuntu wari muzima agenda nta kibazo agaragaza, ariko bwacyo ukumva ngo yitabye Imana. Nyuma baza gupima intandaro y'urwo rupfu ukumva ngo yazize indwara, ukibaza uti indwara itaragaragaje ibimenyetso ni nyabaki? Nibyo, hari indwara zica bucece, iyitwa stroke iri muri zo, kubera ko nta bimenyetso simusiga igira, uretse ko hari ibyo ushobora gushingiraho. Ni indwara iteye inkeke, kubera ko abenshi mu bayirwara ntibabone kirengera mu maguru mashya, irabahitana. Abayirokotse ikabasigira ubumuga ku buryo ntacyo bashobora kwimarira. Ku isi yose abarenga miliyoni 100 barwaye stroke. 55% by'abo yibasira ni abagabo, mu gihe 60% muri bo ari abarengeje imyaka 55 y'amavuko. Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa agize impamvu yabuza kugenda. Iyo bibayeho, uturemangingo tw'ubwonko dutangira gupfa nyuma y'iminota 3. Nubwo nta bimenyetso simusiga igira, hari ibyo ukwiriye kwitondera. Nutangira kuvuga udidimanga, umuntu ugatangira kugendera uruhande rumwe, ijisho ukagerageza kurifunga cyangwa kurifungura ntibikunde neza, wagerageza kuvuga bikanga kandi ntacyo wari urwaye. Ibyo bintu byibonyeho usabwa kwihutira kujya kwa muganga mu maguru mashya. Nubwo ari indwara ikomeye ndetse ikabihitana benshi, n'abayirokoka bakaba bake, hari uburyo ushobora kuyirinda, nko gukora imyitozo ngororamubiri, mu byo ufungura ukibanda ku mboga n'imbuto, kunywa inzoga mu rugero byanashoboka zihagarika, kureka kunywa itabi, kugabanya ibiribwa byiganjemo ibinure, kugabanya isukari n'umunyu birengeje urugero, kwirinda ibiribwa bitari umwimerere, aho kurya inyama zitukura ukibanda ku bivanyanja nk'amafi n'ibindi, ukanywa amazi ahagije kandi ukaruhuka bihagije. Nubwo stroke ari indwara ivurwa igakira iyo ifatiranywe mu maguru mashya, abenshi mu bayirwaye bahitana, ndetse n'abayirokotse ikabasiga ari ibisenzegere. Inkuru nziza nuko mu Rwanda hari umuryango ufasha abarokotse stroke, witwa Stroke Action Rwanda. Babafasha kuvuza abo yasigiye ubumuga, gukora ubukangurambaga bwo kurwanya stroke n'ubuvugizi ku burenganzira bw'abayirokotse. Umuryango ntiwabigeraho wonyine hatabaye uruhare rwa buri wese. Ugira neza ukayisanga imbere ikurindiriye. Uruhare rwawe rwaramira amagara y'umuntu. Inkunga yawe irakenewe. Wayicisha kuri code ya mobile money 988 993 cyangwa kuri konti iri muri beka 1034 16 13 85. Dushyire hamwe mu guhangana na stroke n'ingaruka zayo, kubera ko buri wese ni umukandida wayo. Hejuru ya 65%, hejuru ya 70% ni deprime. Depression kandi none ikagenda izamurwa n'iki? Urahangana na nature. Chasseur naturel, il revient au galop. Urahangana n'ibintu naturel Imana yaremye, abantu bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi bemera, wowe ugashaka kuzana bigishyashya. Kubera ko resultats zikugora kuzibona, nabyo byakubera source de cause de depression. Urahangana n'ikintu udashoboye kwa.
resulta kuzibona ni intambara. Uriya muntu wa Felicity umukobwa wa Museveni yari yarabuze ahandi yaturikiriza iriya message. Iriya message yari imaze imyaka imurwanira mu mutima, none abonye ahantu amenera umuti, uriya muti wari ukimurimo nawo wamutera depression. Uri kunyumva? So nuvuga ngo nabantu bahanganye n'ikintu kidashoboka. Urabyumva? Ni abantu bahanganye n'ikintu kidashoboka. Twebwe kera ntaje abahungu bake abakobwa twarabahoranye, ariko kubera society itabyemeraga bikarangira agashaka umugore akabyara. None ubu rero hajemo n'akandi kantu kagurya bifite finansoma cyane, kandi twebwe tubaho bisanzwe. Bamwe navugaga ngo twebwe bazima nta finansoma, ntawe bifinansa kare ahubwo bibamo guspending twaragize tukanabaganza kuko ko ari naturel. Bari batafite naturel bafite finansoma, abe abafeministe abe abatinganyi bafite finansoma. Mu mboni zagutse ubibonera mu cyo bajya bafata nka agenda politique yo kugabanya population. Oui. Kuko guca amazi, guca intege umuryango naturel egal kuvuga ngo abantu bagiye mu gukora accouplement sans reproduction. Imibonano mpuzabitsina itagamije kubyara. Nazikisi. Ni ukwishimisha, niko kujya gukina tennis, niko kujya muri piscine. None imibonano mpuzabitsina itagamije kubyara. Imibonano urugo rutagamije kubyara. Niyo ya makupure nyine umugabo agafata undi mugabo bakajya gusezerana, umugore agafata undi mugore bakajya gusezerana. Iyo couple nta bana izatanga. So next iyo politique iyo kura nimara kugira imbaraga kubyara byacitse intege, abari ku isi bazagabanuka cyane. Ubwo niyo gahunda simbizi. Niyo mpamvu nyine nese abashiramo amafaranga bafasha kuki batayazara muri ruza. Ubwo rero twavuga ko planning familiar ari fail. Planning familiar yananiwe kugera ku ntego se. Oya utanjyana mu bindi. Planning familiar ku isi tutayirebereye mu Rwanda, aho yabaye success ubu bari mu bibazo. Bona amahanga aza gushaka abakozi muri Afurika kubera iki? Iwabo ntibakibyara, nta bajene bafite. Ahabaye success ya planning familiar ubu ni ibibazo kuri no saa. Ubushinwa, Ubuhinde, Ubudage, ibihugu by'i Burayi, population devient de plus en plus vieille, nta bajene bafite. Urananze kuvuga umuntu kandi atwamamazaho, ariko iyo nyendezo y'uruhara uri kumva abantu bari gushaka kuvuga ngo Afrika kuko ho bakibyara bafite abajene, ressources humaines, ibihugu by'i Burayi bitunze amaso muri Afrika. Ntihazagire uncarenjinga avuga ngo abimukira, abimukira babo bagenda rwihishwa, hivanze harimo abakeneweyo n'abadakeneweyo. Ariko umuntu ufite PhD ntabwo ari ngombwa ko agenda rwihishwa, urapurayinga bakaza barwana. Iyo ugezeyo uziko Amerika uziko batanga avantage zo kubyara. Indamunite hari n'amafaranga babaha. Cyane kuba bafite abana bari hejuru ya 3. Uri kunyumva? Planning familiar rero la réussite ya planning familiar c'est un échec pour les pratiquants. Kugira planning familiar ireisisa ni échec kuri société ibikora. Niyo mpamvu ubona no mu Rwanda twigendera n'isimba jeneke tugaragaza ko tubishaka, ariko tugashaka ngo bikorwe n'ubishaka, tukabigira uburenganzira. Kugeraho umuntu akubwira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe abyaye 3 ntaza abo babyarana, ariko mu mategeko yacu twemerewe kuba twamuboneleza urubyaro. Amuboneleza ku ngufu. Wacyumvise ko abanda age njya mbona bo babafasha aho kuzajya gushaka aho kuzajya gushaka human resource mu bindi bihugu cyangwa iki, afazari bavuka muri ubwo buryo, tukaza donc nuvuga ngo byumvikana gutya.
réussite ya planning familiale n'échec ya société birimo ibundi yakabaye responsable. Donc ubundi baravuga ngo kubyara abo bavuga kubyara ushoboye kurera, kubyara ubundi niko abo bashije kurera. Nuvuga ngo muri capacité zawe niyo mpamvu nta wagushyira ku itegeko. Hari udashoboye kurera na babiri ariko nushoboye kurera batanu n'icumi. Voilà, iyo niyo planning familiale iri feya. Iyo rero habaye réussite buri wese abitegetswe, ejo bundi haza ikibazo ibihugu franchement parlant bya bihugu nakubwiye mu Bushinwa. Icya kabiri ahantu ibera mbi yaje kuzana planning familiale. Hari aho byavugaga ngo niba umuntu yemerewe abana babiri bigahitamo ko yifixa igitsina, haza umugore yasama inda y'icyo adashaka akayikuramo. Hajemo mu Bushinwa niho ngira ngo nanze kubivuga hajemo ikihe kintu cyo kugira gute gukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Kuko abantu turi abantu, niba umuntu yemera abana babiri, uwa mbere n'uwa kabiri bakaza ari igitsina udashaka, wakagombye kubyakira. Ariko yabona ari icyo adashaka kugira ngo ategereze azagire babiri ashaka. Icyo cya mbere hatangiye kuzamo ibyaha. Icya gatatu finale, société yakoze planning familiale imyaka 30 irenga, kuyigaruramo kubyara nanone ni intambara ikaze cyane. Kampanye warakoze ubabwira ngo muringanize urubyaro, bizagusaba kuba gatanu kugira ngo ubumvishe ko bagomba kubyara. Ahubwo oya, bizasaba ngo uzane generation nshyashya cyangwa ujye kubavana mu bindi bihugu uzane ababyumva, kuko urumva byamaze kuba umuco. Uranyumva? So rero ntabwo ubwo rero indi nzira yo kugira ngo bagabanye abatuye isi ni iyo ngiyo kuvuga ngo abantu bagire habeho guhuza ibitsina ariko bidafite umusaruro, tagira umusaruro. Okay, reka tugira aho duhinira Karegeya. Nagira ngo duhe ibitekerezo kuri iyo ngingo, tugendeye no kuri icyo kintu kimaze iminsi kivugwa cy'abafeministe cyangwa se feminism. Nabonye benshi batakivugaho rimwe batise feminism wabuze icyo ari cyo, ariko ngira ngo ugerageje kudusobanurira bimwe mu byumvikana. Ahubwo Stroke Action Rwanda idufitiye ubutumwa. Nkuko Dashimba bivuga muri karaka video. Yego. Stroke Action Rwanda ni umuryango uharanira gufata kunganira kurwanya na stroke mu Rwanda, kwigisha abantu bubi bwayo, ukwifata, uko yakwirindwa, ukwivurwa, ariko no gufasha abayirokotse kuba babasha kubona ubwunganizi bw'ibanze nko kujya muri kine, abari mu cyaro, abari mu mijyi. So rero bakeneye inkunga yanyu nkuko mubibona, nkuko mwabyumvise muri video. Inkunga yanyu mwayicisha kuri code 98 89 ariko bambwiye ngo nantuza na zira konte za wakashyiraho zikajya ziscrolling. Stroke Action Rwanda ugashyiraho konte na code. Yego, umuntu yareba. Okay, so rero Karegeya nyemerera duhinira aha ngaha, ibindi ni naho utaha. Asante sana.